Umukobwa yatoye umwana rwose arangije akora ibimenyetso byinshi bimwereka yuko yamwishimiye. Mubyibuke neza, ahangaha niho twarangirije pati yacu ya mbere. Ubu ngubu tugiye kureba pati yacu ya kabiri, nayibazaniye. Ntabwo ari ndende cyane rwose, ndakwinginze wicare uyirebe ubundi ukore subscribe ndetse ujye unandika na komenti utubwire ukuntu biba byifashe n'uko uba wabibonye. Arangije atoye ibintu byiwe arigenda nyine avuga ati uno munsi ntabwo ndi bukore rwose, Imana impaye umugisha inyihereye akana, reka ngende nkiteho kuko rwose karanashonje. Nuko nkuko bagiye katugaruke kuri runo ruhande rundi. Umugabo yaje ahangaha nyine yari yigendera bakubitanye n'umugore we wa mbere. Uno mugore niwe babyaranye uriya mwana wabuze ku bantu batabonye igice cya mbere. Uno mugore yabyaranye n'uwo mugabo nyine, uno mugabo ashaka undi mugore, uwo nguwo baratandukana. Muri uko gutandukana, uwo mwana rero wabanaga n'uwo mukase ariwe waje no kubura, ariwe buriya tubonye batoraguye. Uno mugore rero yaraje gusaba umwana wiwe avuga ati nari nkumva umwana wanjye nje kumureba. Uno mugabo ati wapi rwose umwana twaramubuze. Uyu nguyu ati ibyo ntabwo wabimbwira, umwana umubura gute, kuki warangaye umwana wanjye akabura? Uno mugore yaraje abyumvise avuga ati rero reka mbwire wa mugore we kandi nkubwize ukuri, ikintu ugomba kumenya nta mwana wawe uri ahangaha. Urabona hari umwana uhari? Niba uri umugore uri ikigoryi utazi kumenya iby'umwana wawe no kubyitaho, n'ibyawe ibyo ntabwo bindeba. Uyu nawe ati ngiye ngomba kubona umwana wanjye, ibyanyu ntabwo bindeba. Uno mugabo amubwira ati genda wambare uze tugende dukomeze dushakishe umwana. Aramubwira ati kandi humura ntarirarenga rwose, twatanze n'amakuru kuri polisi yuko twabuze umwana n'abaturage, mbega abantu bose barimo bagenda bashakisha. Humura rwose umwana araza kuza kuboneka, ntarirarenga kandi ngiye rwose ndanabyizeye yuko umwana ari buze kuboneka. Umugore yararize rwose afite agahinda ko kubura umwana we. Ibyo ngibyo byarabaye nyine, umugore aririra umwana we. Tugaruka ahangaha, hari haciyemo igihe kirekire, imyaka myinshi cyane, ndetse uno mugore azangaha aza mu biro bya wa mugabo we, aza aseka amuga ati rwose hani wanjye nkuzaniye noneho gift nziza kandi irenze, nziza cyane, njye nawe turi buze kwishimira, atariko cyane cyane wowe, ati kwako niwe wari uyikireye cyane kundenza. Ati rero ati nkuzaniye gift ndabizi neza ko iri bukunezeze. Uyu nguyu amuga ati gift se imeze ite, irimo iki, ku buryo nsanga mu kazi ntabwo ari bwihangane nkagera mu rugo utansanze mu kazi koko? Ati ubu ngubu iyo gift irimo iki, ngaha nawe mbwira nyine ureke no kunyicisha amatsiko. Uyu nguyu ambwiye ati ati ahubwo reka nicare nsiguye neza. Ati rero ati ubu ngubu njye nawe ati banza wirebere, ariko ati rebere. Umugabo yararebye, yakuyemo nyine arareba, arebye asanga ni ka kantu nyine abantu bipimiraho yuko batwite benda kubyara. Umugabo yarakabonye aravuga ati none se bishatse kuvuga yuko utwite? Bishatse kuvuga yuko wenda no kwibaruka se nyine uratwite? Umugore ati nyine uko bivuze niko bimeze rwose, ndatwite nanjye rwose narishimye cyane, maze kubyumva ndavuga ngomba kugutungura. Umugabo ambwiye ati ragira genda wiyiteho ukora ibintu byose bishoboka. Umugore arishima cyane ambwiye ati urakoze cyane. Yamuhaye agakarita nyine ajye kubikuza amafaranga yiyiteho, agura ibikoresho by'umwana nyine nk'umugore utwite. Umugore yarishimye arangije aragenda. Umugabo asigara ngaha, ariko umugabo aracyafite agahinda k'umwana we wabuze kandi haciyemo imyaka myinshi. Umugabo akifite agahinda, ariko nyine aracyari muri business, aracyarimo kwikorera ibyiwe kuko nyine ntago yabireka. Ahangaha rero murabona mwana yarakuze, aranakura cyane rwose. Urabona ahangaha bari kumwe, wa mugore akazi ke ntikigeze gahinduka, ni ka kandi ko kugenda atoragura nyine bya bintu bagurisha, n'ibyo ngibyo nyine bya byuma biba bishaje, ibintu nk'ibyo ngibyo bagenda bakura muri puberi, nyine ibintu nk'ibyo niko kazi kiwe. Hari icyo abonye
ahangaha arangije aragifata kakana karakuze yatoraguye nyine yaciyemo imyaka myinshi pe nawe urabona nyine umwana yatora ari uruhinja akaba angana gutya umwana yambwiye ati mama ati nubwo turi kumwe turi kugendana ati ndumva nameze neza ati sinzi ikintu kirimo kirambya ati kandi ndumva kiri kundya cyane pe ati rero sinzi ukuntu ndi kwiyumva ati bibaye byiza wanjyana kwa muganga mama yambwiye ati mwana wanjye gusa icyo ni igiki cyaba kiri kukurya ko tuvuye mu rugo umeze neza nta kibazo na gitoya ufite ati icyo kintu ni igiki kikuriye amukozeho yumvisha afite umuriro yumva nyine umwana koko ntago ameze neza ambwira ati mu nda ari kukurya cyane se umwana akamubwira ati yego rwose mama ati meze nabi cyane ati bibaye byiza wamfata ndumva nta n'imbaraga ndumva imbaraga ziri kugenda zinshiramo mama ati sinzi ukundi kwiyumva ati bibaye byiza wanshakira ahantu naba ndyamye ati kuko sinzi ukuntu ndimo kwiyumva ati ndumva ubuzima buri kugenda buncika ati kandi mama ati nuko nguko nyine atumva bari ndumva nanjye atari njyewe umwana nuko nguko bigenze umugore yarasakuje ese uno mwana yaba yigendeye se yaba apfuye byaba birangiye wowe icyo usabwa ni ukureba ino filimi neza witonze umugore yarasakuje cyane rwose ngo arebe yuko nibura hari uwamunyura akamugirira neza akaba yamutabara ariko ntabyo ari kubona umwana yambwiye ati rwose mama umbabarire ndumva nameze neza kandi ubyibuka uno mubyeyi ntabwo ari ababyeyi uno mwana ni akana yitoreye nyine arakikundira none ari gutaka ati kana kanjye koko waba unsize hehe mwana wanjye unsigiye nde ati koko wagize umugira neza nibura wanyura afite imodoka koko akangereza umwana kwa muganga arimo kurarika ahantu ari nta bantu bahari nta bantu bari kumunyuraho nibura ngo arabona ubutabazi ese uno mugore araza kubona ubutabazi ese uno mwana azakira cyangwa uno mwana azapfa ese bizarangira gute umugore yakomeje arira umugore ararira arataka nyine akana yaramaze kugakunda cyane ndetse bari bamaze no kumarana imyaka myinshi cyane kuko urabona yagatoraga ari agahinja mu kanya gato rero bageze kwa muganga ubwo baramubwira ati rero uno mwana rwose ari buze gukira nta ma infection nyine arwaye nawe urabizi umwana ubayeho muri buriya buzima umwana wari ufite ababyeyi bakize akajya anywa amazi mabi adatetse akirwa agenda arya ibyo abonye ati arwaye ama infection atari ko humura rwose ari buze kumera neza nta kindi kibazo gikomeye gihari uyu nguyu aramubwira ati ati mbyizere se koko muga ati byizere rwose umwana araza kumera neza ati kandi araza gukira ntugire ikibazo na gitoya uyu nguyu ati rwose muganga urakoze cyane ati buriya abaganga nicyo muba mubereho nyine gutanga ubuzima uno mwana yarakangutse akanguka uno mugabo ari kumwitegereza cyane kandi wibuke uno mugabo rwose ubyibuke neza uno mugabo ni wundi wabuze umwana uno mugore nawe ni wundi watoye umwana bishatse kuvuga ngo uyu ni umwana we wa nyawe ese araza kumumenya cyangwa biraba birangiriye ahangaha birangirire mu kumuvura uno mwana yavuze ati mama ko ndahangaha nabaye iki ngo amubwira ati atuzi ko uri kuvuga nkibuka wa mwana we uno mugabo yakuyemo telefone atangira kwitegereza akana yari afite muri telefone abona neza asa n'umwana wiwe yabuze arangije akomeza kumwitegereza cyane yareba umwana akareba n'amafoto uyu nguyu nawe biramushobera avuga ati ese uno mugabo kari kwitegereza cyane bimeze bite ati se yaba ari umwana we se ubyibuka uno mugore arabizi neza yuko uyu nguyu atari umwana we uno mugabo akomeza amwitegereza n'uno mugore nakitegereza bikamushobera umugore yibutse ahantu yakuye umwana yibuka neza yuko umwana yamutoraguye nyine atamubyaye arabyibuka ukuntu yamuteye nyine akishima akamubwira ati ubu ubaye umwana wanjye ati nanjye ubu ngubu koko ati wongeye kuba mama kweri aramubwira rwose amagambo meza ndetse anamwishimiye uno mugore n'ibyo ari kwibuka nyine uburyo yatoraguyemo uno mwana amubwira ati rwose urakaza neza ku isi ati kandi wagutaye rwose yakoze kuko atumye nibonera umumararungu uno mugore yari ari kubyibuka byose uko abyibuka akareba nyine ifoto uriya mugabo ari kureba uno mugabo amubwira ati ariko se wa mugabo we kuri kwitegereza umwana wanjye ukanitegereza na telefone ibyo ni ibiki urimo
ati ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki, bihuriye hehe no kuba wavura umwana wanjye tugataha? Ati kubera uri kwitegereza cyane uno mwana ukitegereza no muri telefone. Uno mugabo yambwiye ati rero wa mugore we, ati njyewe nabuze umwana, ataciyemo imyaka 4, ati hafi 5, ati narabuze umwana, ati umwana wanjye n'uyu nguyu, ati nawe itegereze neza urebe ko adasa n'uyu mwana wawe. Ati barasa neza, ati ndi kwitegereza cyane ari uruhinja nkabona neza asa n'uyu nguyu. Uyu mwana yavuze ati kandeba umwana dusa, ubwo se uwo mwana yaba ameze ate we? Uyu nguyu ahita amubwira ati ati sugu urabona baba basa? Ati nyine birashoboka ko abantu basa, ati abantu bose basa ntabwo ariko baba bavukana. Umwambwira ati ariko nakomeje kwitegereza agakomo no mwana yambaye, mbona ni njye wakamwambitse kera kiri uruhinja. Ati ndakamwambika akiri uruhinja, ati nukuri kano gakomo nakambitse umwana wanjye. Ati rero niba ari uko wenda ubukoma bwaba busa, ati ariko ndabona uyu nguyu yaba ari umwana wanjye, ndabona asa n'uwo mfite hano muri telefone. Uti rero wambwiza ukuri nyine nk'ahantu no mwana mwaba mwarahuriye, ati kuko ndabona ibimenyetso mfite bijya kumera nk'iby'uno mwana. Ati kabino gakomo ndetse n'ifoto yiwe ndabona basa. Uno mugabo mbwete reka mbwiza ukuri wa mugabo, njye nari ndimo kwigendera nikorera akazi ko kwitorera ibyuma, ibintu bishaje nyine nkajya kubigurisha. Ndangije ndimo kugenda mbonye umwana ndamubona, ndamutora, ndangije mutwara mu rugo. Ati ndagenda ndamurera, mwitaho nyine. Aturetse ko yaragize akabazo ko kurwara, ariko twese turarwara. Ati rero nuko uno mwana twahuye, njyewe no mwana sinigeze mubyara, gusa nahuye nawe ndamurera nyine muhereza ubuzima, turishima. Ati nuko byagenze. Uno mugabo ambwiye ati mana we, ati pucuri wanjye ndongeye ndakubonye koko. Yambwiye ati nukuri uno n'umwana wanjye, n'agakomo nakuno mwana wanjye, ati nakamwambitse kera. Umugabo nuko nguko ahuye n'umwana we, umugabo arishimye ndetse aranarira n'agahinda kenshi kwa yuko rwose yagize uburangare. Ariko ikiza nukabonye umwana we, haciyemo umwanya mutoya cyane yarahamagaye ati mama w'umwana azareba umwana we. Nyina w'umwana yaraje aramubwira ati mwana wanjye warakuze, wabaye igikobwa gikuru, wabaye nyine mwiza cyane. Adakomana ati pucuri, ati warakuze cyane. Byibuka umwana yitwa Robertina, papa yitwa Roberto. Abangaba bari hano ngaha baramubwira ati saa rero ni byiza ko umwana wabonetse, utariko witegure yuko nanjye ndi hafi kubyara tukibaruka n'undi mwana. Ati rero ndumva ari wo munezero akabaye ufite, ubwo yarakuze n'ubwo agenda yazibesha. Urabona se atari umukobwa mukuru? Urabona se atagenda ati murekere ngo nashaka murere cyangwa nyina mutware? Ati natwuze turere umwana wacu. Uno mugabo ambwiye tumve umukwe wa mugore we, ntago kiri umugore wanjye nta nubwo nkuzi. Atujyane n'uwo mugabo waguteye inda, uwo nguwo niwe waguteye inda. Ati ondo twite ndabizi neza yuko atari yanjye. Ati wajya guca inyuma kenshi nkanagufata nkakwihorera ukagira ngo ndi ikigoryi. Ati byose nari mbizi. Ati rero wowe ugende n'uwo mugabo mujyane. Ati genda rero umwana nawe. Ati wagira ngewe nze ndera umwana ntabyaye se? Ati ndabizi neza ko umwana ntamubyaye. Uyu nguyu avuga ati ngo iki cyangwa ati hoya rwose ngewe urabizi ko nari ndi kugufasha gushunga umwana ndetse no kumushakisha, ubizi ko yari yabuze. Uno mugabo ati ndabizi neza. Ati we ntago twakubitanye, ntago byibuka ko twakubitanye uvuye mu cyumba cyanjye. Ati nta n'isoni regura navuga. Ati mukomezanye nta mubano nyifitanye nawe. Aramubwira ati uyu nguyu ugiye kongera kubana nawe akaba umugore wanjye. Ati ndavuze ngo mwebwe nimugende. Ati nta hantu nzongera guhurira nawe. Ati uranyumva neza wa mugore we ndetse nawe wa mugabo we? Ndavuze ngo nimugende nta hantu nzongera guhurira nawe, genda umugabo arere inda yiwe. Ati njyewe nta mubano mfitanye nawe, umwana si uwanjye. Arangije uno mugabo amaze kumwirukana abwira umugore amubwira ati rwose madamu wanjye ubu ngubu tugiye kongera tubane. Umugabo aramubwira ati nibyo se koko sheri? Ati ubu byakunda?
barangije bashimira wa wundi baramubwira ati rwose wakoze cyane, ati buriya Imana iguhereze umugisha ndetse tuzanakwitaho, n'ako kazi ntabwo uzongera kugakora, uzaze tujyane mu rugo ukomeze umwiteho kuko niwe mwari mumenyeranye, ati nanjye na madamu dusubirane. Umwana rero hari igihe ahuza ababyeyi baratandukanye ukabona barongeye barahuye, barongereye barahuje ndetse bakanasubirana umubano ukongera ukaba mushyashya. Uyu nguyu yababwiye ati sibyo njye nabyanga, ayo mahirwe se nayitesha? Ntabwo byakunda yuko ayo mahirwe rwose nayitesha. Ni uko turangije filimi yacu, naho mu zindi filimi nziza kandi ziryoshye ngiye kujya mbazanira.